Amazina yanjye ni Kamanzi Yannick, ndi umutoza wa Shekinah Dram Team. Shekinah Dram Team turi itsinda ry'urubyiruko twahisemo gukoresha impano yacu yo guhimbaza no kuramya Imana mu mbyino. Tumaze imyaka irenga 10 dukora, twatangiye muri 2005. Uyu mwaka rero iki gikorwa turi gutegura cyitwa Quest to the Cure, bishatse kuvuga mu Kinyarwanda inzira igana ku muti. Ni igikorwa twatekereje umwaka ushize kugira ngo tugire uruhare mu kubaka societe tubamo, not only kujya tubyina tugahimbaza Imana tukabyina mu makonser mu n'ahandi hatandukanye, ahubwo turabanireka dutanga ubutumwa noneho buzagira icyo bumarira abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose. Iki gikorwa rero kivuga ku rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ariko kivuga ku rubyiruko rutari gusa abacitse ku icumu muri Jenoside, ahubwo tuvuga urubyiruko muri rusange. Muri rusange harimo n'abantu bavutse ku babyeyi bishe muri Jenoside, muri rusange harimo n'abantu bavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu muri Jenoside, harimo ababyeyi batari bari mu gihugu, bari hanze y'igihugu bakaza gutaha nyuma. Rero tugerageza guhuriza hamwe abo bantu, izo kategori uko ari enye, tukageza gushaka ni gute abo bantu bazashobora kuba babana muri societe, mu gute bazashobora kuba bahura. Umwaka ushize twagerageje kuvuga cyane ku buryo abo bantu bazahura n'agakiza k'Imana, uburyo bazumva Yesu. Harimo ibibazo bigiye bikomeye cyane, birimo nise Imana yari irihe muri Jenoside. Harimo ibibazo nka kuki abapasitori abantu bagiye bapfira mu rusengero n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bakeneye ibisobanuro. Noneho twagerageje gutangamo ibisobanuro bikeya ku bushobozi bwacu, ku bwenge twagiye twungurwa n'abapasitori bacu n'abantu badutoza n'ahandi tugenda dukura amakuru, bityo dutuma abo bantu bane bahura n'ako gakiza, bahura na Kristo. Nyuma rero no mwaka ikintu turi gushaka kwigaho cyane ni gute nyuma yo kumenya Kristo, nyuma yo gukizwa, ni gute abo bantu bazashobora kuba babaho noneho. Izo mbabazi zizasobanurwa gute, mbese unity and reconciliation, uburyo izaba preaching cyangwa se izaba experience n'abo bantu ko ari bane. Nicyo kintu tuzaba twibanzeho no mwaka. Nanone hazajyaho no kuntu amateka aba transmitted kuva ku mubyeyi ajya ku mwana, kuko harimo ibintu byinshi bigenda bituma amateka ahindagurika bitewe n'uyavuga, bigenda bituma amateka ata wa mwimerere bitewe nyine n'amarangamutima n'ibindi bitandukanye. Rero tuzagenda twiga hamwe uburyo amateka ababyeyi bacu bayaduhaye, icyo twayakuyemo n'icyo tuzayabyaza. So nibyo bintu muri makeya tuzakinaho muri uno mwaka, ariko si umukino gusa. Quest to the Cure izaba irimo n'igikorwa cyo guhuza hamwe ubushobozi bwacu, yaba mu mafaranga, yaba mu myenda, yaba mu buryo bundi butandukanye, kugira ngo dushyigikire imiryango y'abacitse ku icumu muri Jenoside. Umwaka ushize byarabaye, dusura umudugudu w'abacitse ku icumu b'i Kanombe. Uyu mwaka nanone gahunda irahari, tuzahuza hamwe ubushobozi, tuzahuza hamwe ibyo bintu byose, ubundi dusura abandi bakurikiye b'uyu mwaka. Kurumva ni igikorwa turi guteganya kubyibushya. Nk'uko rero nakomeje mbivuga, byabaye umwaka ushize tariki 10 Mata 2016, bizongera uno mwaka tariki ya 9 dimanche, niho bizaba saa 12 hano ku rusengero Restoration Church Kimisagara, ariko bizongera bibe tariki 30 z'ukwa 4 2017 saa 12, noneho bibere ku rwibutso amphitheater. Kubahazi ni hari igisozi, ni espace ntoya aho abantu bashobora kuba batangaza ibintu bitandukanye, bavuga ibintu bitandukanye ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. So Quest to the Cure mu magambo make ni icyo ngicyo, ni igikorwa cy'isanamitima, ni igikorwa aho tugerageza gutuma Imana itaba y'Amana abantu bavuga ngo uri Imana nziza, uri Imana ihambaye bikarangira aho ngaho, ubwo ibe na y'Amana ikiza. Ko ikintu tuvuga ni ugutambutsa message yo gukira, ni ugutambutsa healing, ni ugutambutsa ihumure, ni ugutambutsa icyizere cy'ejo hazaza. Ko guhona urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside ruhaguruka rukavuga ngo iki ni igihe cyacu cyo kugira ngo tugire ikintu dutanga, umusanzu wacu mu kubaka igihugu, yaba mu kubaka itorero, yaba mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Ni ikintu gikomeye rero,
niyo quest to the cure yo nicyo kintu dutegura, nicyo kintu Shekinah Dram team imazeho imyaka 2 kandi ntabwo ari imyaka 2 gusa, n'umwaka utaha n'umwaka ukurikiyeho, ni ikintu dushaka kuzakora kabisa ku buryo uwo muti uzagaragara kandi umuti ugaturuka mu urubyiruko rukazana urumuri, urwo rumuri rukazamuka rukamurikira n'abandi bari hejuru. Tugendera ku murongo wa Bibiliya uri muri Petero wa mbere gice cya 5 umurongo wa 10 usobanura neza ko nyuma yo kubabazwa igihe gitoya Imana izongera ikatwubura ikaduhereza imbaraga restoring fully. Ni Petero wa mbere gice cya 5 umurongo wa 10. Ni message ikomeye dufite ku mitima yacu, dukeneye ko abanyarwanda bose muri rusange bumva, ndetse n'isi yose ikamenya ko hari urubyiruko mu Rwanda rukijijwe rwahagurutse kugira ngo rubwirize abantu ihumure, rutange message yo gukira burundu. Umwaka ushize hari abakijijwe, hari abari bafite ibikomere byinshi batakumva uburyo kibabikiramo, gusa twabashije kubahereza umuti, twabashije kubasana imitima. Ntabwo rero urugendo rwarangiye, turacyakomeza urugendo. Niyo mpamvu twakoze ino second edition, aho ubushize twari twibanze ku bana gusa, ariko ubu ngubu n'ababyeyi barimo. Kubera Yesu wenyine, reka tubigerageze tubikore. Sometimes discouraged but no defeated, cast down by no destroyed, there are times beside it's so long, but I believe turning around for me. Nitwa Clemence Mbabazi, ndi mu itsinda rya Drama Team Shekinah ritegura umugoroba w'isanamitima Quest to the Cure. Ku bwanjye uyu mugoroba uje ukenewe cyane mu gihugu cyacu muri rusange. Akenshi ababyeyi bacu cyangwa se bakuru bacu ntago babasha kubohoka ngo batubwire neza ibijyanye n'amateka, ntago biborohera kutubwira ibijyanye n'ahahise hacu, bibabera akenshi inzitizi, babera imbogamizi kutubwiza ukuri byimbitse ku byabaye. Niyo mpamvu igikorwa nk'iki ngiki nizera neza ko kibafasha kubohoka, kibafasha kibereka yuko natwe ubwacu twiteguye kubumva, dufite inyota yo kumenya ukuri, dufite inyota yo kumenya amateka, bibafasha kubohoka ndetse rikabafasha no gukira ibikomere bagiye baterwa na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikindi kandi ntekereza ko uyu mugoroba ukenewe cyane ku rubyiruko. Akenshi cyane usanga urubyiruko ari twebwe tudafite ikintu twitayeho, akenshi usanga twitaye cyane ku bindi bintu bitambuka bigenda bicicikana ku isi hirya no hino, entertainment, abahanzi, filme, utuntu nk'utwo ngutwo, ariko ugasanga amateka yacu tutayitayeho cyane. Igikorwa nk'iki ngiki rero gifasha urubyiruko kugaragaza yuko narwo rufite inyota yo kumenya amateka, kandi bigafasha n'abandi bari hirya no hino batabyitayeho, nabyo bibatera amatsiko yo kumenya neza ibijyanye n'amateka yacu. Ku kijyanye n'ubuzima bwacu bwa gikristo, nizera neza ko Imana ari urukundo, nizera ko Imana ibereho twebwe kandi ibereho kudukiza. Igikorwa nk'iki ngiki rero kigenda gifasha abakristo kwegerana n'Imana, gifasha Imana nayo ubwayo kubohora imitima ya benshi baboshywe n'agahinda, umujinya. Ibyo byose uyu mugoroba ntekereza ko uje ari nk'umuti ku bibazo byinshi biri mu Rwanda by'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Ntago bishoboka yuko ibikomere byakira aka kanya ngo bite birangira, ariko ndizera neza ko iyi ngi ari inzira nziza yo kugira ngo tubashe gusana imitima y'Abanyarwanda.